kintandukanya na Yesu we n'urupfu cyangwa imibabaro naho nagera ndetse mu rupfu we zabana na Yesu we naho nagera ndetse mu rupfu we mu rupfu no mu kuzimu nahe zabana nawe mwami we zabana nawe we Ndakuzi Mana we Turitwenyine hari ibyo wankoreye abandi batazi Ndakuzi Mana we Turitwenyine we hari ibyo wankoreye abandi batazi Ndakuzi we hari ibyo wankoreye abandi batazi we Ndakuzi Mana we Turitwenyine we sinajyaje ririyo Mana we sinajyaje ririyo mw'ijuru we mbese nawe ririyo mbese nawe ririyo mw'ijuru mbese nawe ririyo mbese nawe ririyo mw'ijuru we kazi uliowaza maishani mwangu na kuamini Yesu taimaliza kazi uliowaza maishani mwetu baba we tunakuamini Yesu we taimaliza maishani mwangu na kuamini Yesu we utaimaliza. Shalom bakunzi ba Michel official tubaye ikaze bakino gitaramo cyangwa se muri ano masengesho muri aya masaha kugira ngo tubane turabegereje Michel tubaye ikaze naje nihaye ikaze kugira ngo tubashe gutarama umwanya muto cyangwa se munini bivanye n'uko Kristo ari budushoboza nk'ibisanzwe tutangura dusenga twegereza Imana nk'uko byose muri Yesu. Haleluya. Tongi buca bufi datembera ubwiza bwa mbere amaso ya mbere nyonga zawe Alpha and Omega ntango ni herezo ni wewe we nuzumenya ibiri ku iherezo kandi uhagaze ku itangiriro turaguhamagaye Imana kugira ngo ubashe kubana natwe udushoboze twenyine ntacyo twashobora ako dushobozwa nawe uduha imbaraga wa Mana we turakwinginze kugira ngo abaza gukurikirana kino gitaramo Mana ubashe kugira icyo ukoze ku buzima bwawe ubashe kugira icyo uvuganye nabo ubashe kugira icyo uhinduye Mana we turi mu ntango z'umwaka wa Mana we twizeye kuzatugira neza uno mwaka wose Mana we uzatugire neza uzatubashishe uzaduha uburyo n'ubushobozi bwo kukuramya no kuguhimbaza muri uno mwaka uzaduha inyota yo gukunda ijambo ryawe uzaduha inyota yo kugutaramira wa Mana we. Haleluya. Niwe gusa duhimbaza niwe gusa tutazira utanga ubuntu ugakiza imitima yacu niwe mucunguzi niwe
Mana we niwe mucunguzi niwe gusadu imbaza niwe gusadu tasira utanga ubuntu ugakiza imitima yacu niwe mucunguzi we Mana we niwe mucunguzi niwe mucunguzi we niwe gusadu imbaza niwe gusadu tasira utanga ubuntu bugakiza Mana we imitima yacu niwe mucunguzi Mana we niwe mucunguzi hariko kumana niryo ryatoranijwe uri buye rizima ryazwe n'abubatsi hariko kumana niryo ryatoranijwe uri buye rizima ryazwe n'abubatsi hariko kumana niryo ryatoranijwe twakuvaho tukaja hehandi niwe ufite amagambo meza y'ubugingo we niwe ufite amagambo meza y'ubugingo we Yesu we niwe ufite amagambo meza y'ubugingo we niwe ufite amagambo meza y'ubugingo we niwe ufite amagambo meza y'ubugingo we niwe ufite amagambo meza simbaraga zawe zikurinda s'ubushobozi bwawe butunyukiriho harushoboye byose ubikora simbaraga zawe Yesu we zikurinda s'ubushobozi bwawe butunyukiriho hari Imana ishoboye byose ibikora Yesu ni ufite ijambo rya nyuma mwiringire byose arabishoboye Yesu we Yesu ni ufite ijambo rya nyuma mwiringire byose arabishoboye simbaraga zawe zikurinda sinubushobozi bwawe butunyukiriho hari Imana ishoboye byose
bikora Mana we si imbaraga zacu si n'ubushobozi bwacu butumye tukiriho Mana we niwe ushoboye byose si imbaraga zawe zikurinda si n'ubushobozi bwawe butumye ukiriho hari ishoboye byose ibikora Mana we niwe twizeye mbese niki wibaza iyo bukeye uri muzima cyangwa bukira uriho tekereza wibuke impamvu we ukiriho n'ubuntu bw'Imana ihoraho tekereza wibuke impamvu we ukiriho n'ubuntu bw'Imana ihoraho si imbaraga zawe zikurinda si ubushobozi bwawe butumye ukiriho hari ishoboye byose ibikora hari ishoboye byose ibikora Mana we You are Yahweh, hey, you are Yahweh, woo. You are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Uri Yahweh, hey, Uri Yahweh, Alpha and Omega. You are 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 Yahweh, you are Yahweh, God. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. 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 Harima bichinera guca bugufi nkaribi bindirimo zishime z'ukuntu umutima waje urabyemeza ko wera ni wowe ko wera ni wowe ko wera mwami w'ubuzima bwanjye ni wowe ko wera ni wowe ko wera ni wowe harima mabijine
kowe yera ni wowe kowe yera ni wowe kowe yera ni wowe ndagushimiye itari cy'amahanga we komeza utugire neza Mana komeza utwiteho komeza tuganirize muri uno mwanya uwambwira kure
nafashwe n'ibise z'urukundo n'ibyamwemerera kugumana n'Imana. Itabaza ryari rikure amasezerano maze aduha ubugingo. Itabaza ryari rizimye amasezerano ari kure maze Yesu aduha ubugingo we. Yo kwitabaza ryari rizimye amasezerano ari kure maze Yesu we, Yesu we, Yesu we urazuduha ubugingo. Yo mana we, Yesu we niwe waduhaye ubugingo we. Amen, amen. Humura, humura, yewe hari Imana. Komera ushikame nukuri irakuziwe. Humura, humura, yewe hari Imana. Komera ushikame nukuri irakuziwe. Ibitero Satana kugabaho ntacyo bizagutwara we. Iyo Mana iri maso ndetse ntigoheka we. Ibitero Satana kugabaho ntacyo bizagutwara we. Iyo Mana iri maso ndetse ntigoheka we. Iraguhetse ku mugongo wayo ntacyo tuzaba. Iyo mu ijuru we irakomeye we. Ntacyo tuzaba Mana we, yo 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 irakomeye we. Ibitero Satana kugabaho ntacyo bizagutwara namba. Iyo Mana iri maso ndetse ntigoheka we. Iyo Mana yewe irakuzi. Iyo Mana yewe irakuzi. Yakumenye kera utarabaho wari mu mugambi wayo we. Iyo Mana yewe irakuzi. Iyo Mana yewe irakuzi. Yakumenye kera utarabaho wari mu mugambi wayo we. Ukubayeho nibwo ufite umwami ni ubikugenera kandi byose abiguhera umuntu we. Nukuri we, nukuri aragukunda we. Ukubayeho nibwo ufite uwo mwami ni ubikugenera kandi byose abiguhera umuntu. Nukuri we, nukuri iragukunda we. Ukubayeho nibwo ufite uwo mwami ni ubikugenera kandi byose abiguhera umuntu we. Michel we, nukuri aragukunda we. Gushima Imana tubigira ubuzima. Ibihe n'ibihe niyo gushimwa we. Mana we, gushima Imana tubigira ubuzima. Ibihe uruwo gushimwa Mana we. Ngukumbayeho nibyo mfite we. Mwami ni wowe ubingenera kandi byose ubimera ubuntu.
nukuri Mana we urankunda we ngo kubayeho nidufite ngo wamwami ni ubikugenera kandi byose abiguhera ubuntu nukuri 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 aragukunda we gushima Imana tubigira ubuzima ibihe nakwamini Yesu utaimalisa nakwamini Yesu utaimalisa kazi ulioanza maishani mwangu nakwamini Yesu utaimalisa kazi ulioanza maishani mwetu Baba we tunakwamini Yesu we utaimalisa maishani mwangu nakwamini Yesu we utaimalisa kazi ulioanza maishani mwetu Baba tunakwamini Yesu we utaimalisa we nakwamini Yesu utaimalisa nakwamini Yesu we utaimalisa nakwamini Baba we nakwamini Yesu we utaimalisa we turakutaramie nakwamini Yesu we utaimalisa we kazi ulioanza maishani mwangu nakwamini Yesu we nakwamini Yesu Yesu we nakwamini Yesu we utaimalisa we nakwamini Yesu we Yesu we utaimalisa we kazi ulioanza maishani mwangu nakwamini Yesu we na wakwiringiye Imana wimuhemukire na wayikoreye ngo akogwe n'isoni we na wakwiringiye Imana wimuhemukire na wayikoreye ngo akogwe n'isoni na wayikoreye ngo akogwe n'isoni na wayikoreye ngo akogwe n'isoni nawe na wayikoreye ngo akogwe n'isoni na wayikoreye ngo akogwe n'isoni na wayikoreye ngo akogwe n'isoni we Mana we nico mukundira na wagukoreye ngo akogwe n'isoni Yesu we yo Baba we nikichanandukanya na Yesu we n'urupfu cyangwa imibabaro naho nagera ndetse mu rupfu we zabana na Yesu we naho nagera ndetse mu rupfu we
yewe mwana w'umuntu we kwiganyira kwawe nikuzavamo igisubizo cyawe va mu bushishi bwo gutekereza ejo shira ibyiringiro byawe ku Mana we ntizemera ko ibirenge byawe biteguza niyikurinda ntiwunikira ntisinzira we Mana we niwe utadusinzira niwe imvura iguye ngo niwe batazabanura wa Mana we ariko tuwunikira ntusinzira we yewe mwana w'umuntu we kwiganyira kwawe nikuzavamo igisubizo cyawe uve mu bushishi bwo gutekereza ejo Mana we shira ibyiringiro byawe ku Mana we iyo Mana ntizemera ko ibirenge byawe biteguza niyikurinda ntiwunikira ntisinzira we iyo Mana yacu ntizaziwunikira kandi ngo ntinasinzire yo zakwiringira wera we zakwiringira Mana we yo ngubona wakora iki w'imbere ya Zerubabelusa hinduka kuba ikibaya we yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabelusa hinduka kuba ikibaya we yewe wa musozi muremure we ngubona wakora iki imbere ya Zerubabelusa ariko juru we Mana we rokwizera sinaganje ririyo bijuru sinaganje ririyo bijuru sinaganje ririyo Mana we sinaganje ririyo bijuru we mbese nawe ririyo mwijuru mbese nawe ririyo mwijuru we mbese nawe ririyo Amina mbese nauzajayo mbese nauzajayo mwijuru mbese nauzajayo nshuti we mbese nauzajayo iyo mwijuru we sinaganje ririyo ririyo mwijuru sinaganje ririyo mwijuru ariko Mana we
niwe waturinze uno mwaka wose Mana ushize, niwe waturinze. Hari ibyo wankoreye abandi batazi, ndakuzi Mana we turi twenyine. Hari ibyo wankoreye abandi batazi we. Uyu mwaka Mana, uyu mwaka ushize, hari ibyo wakoze abandi batazi, hari aho wankuye abandi batazi. Fata 7 tubivuge papa. Yo baba we Mana we, ariko Mana we, hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoze abandi batazi, hari aho wadukuye wa Mana we tutazibagirwa habe namba. Yo gerageza turange ba hey ayiwe nahuye nikibazo tekereza kukibwira abona we abo bari abantu wabwiye mu kwezi kwa mbere ukageza mu kwa 12 ntacyo bakoze ntacyo bamariye usibye kunchitege no kunsebya bibwira Yesu uwo mugabo yarabikoze nabuze rimwe gusa aranumva we niyo mpamvu twavuze ngo ndakuzi Mana we turi twenyine
hari ibyo wankoreye abandi batazi we yo hari ibyo wakoze abandi batazi we ndizera ko nawe hari ibyo Yesu yakoze abandi batazi ku buzima bwawe nawe Michel hari ibyo yakoze abandi batazi amen amen subiza amasebeni papa yo ai mana 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 we yaremye isi n'ijuru ntikwiye gupfukamirwa Imana yaremye isi n'ijuru ntikwiye gupfukamirwa twihorera ntidushobora kuramya izindi mana we nawe itadukiza ikatwihorera ntidushobora kuramya izindi mana Imana yaremye isi n'ijuru ntikwiye gupfukamirwa Imana yaremye isi n'ijuru we Imana yaremye isi n'ijuru ntikwiye gupfukamirwa ayiwe mana we hallelujah habubire ujenibu umelele habubire ujenibu umelele ebenesayo Imana wa natuzahuye
Wanyeretse ihambaye, wanyeretse wanyeretse ihambaye, wanyeretse Ineza, wanyeretse ihambaye, wanyeretse wanyeretse ihambaye. Oh. Hallelujah. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranumva, Uwiteka aransubiza, ashiraho irengeye, anuzuza amashimwe yo zamushima yo. Ngubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranumva, Uwiteka aransubiza, ashiraho irengeye, anuzuza amashimwe yo. Mana we, mutima wanje ntuzibagirwe, mutima wanje ntuzibagirwe, mutima wanje, mutima we ntuzibagirwe, numara kujya ugahaga, ukambara ugashyira imbeho, ntuzibagirwe Imana. Imana we yagukuye ahakomeye, numara kujya ugahaga, ukambara ugashyira imbeho, ntuzibagirwe Imana. Imana yagukuye ahakomeye. Nereke ejo umutima aho Imana yakiri, nubwo itosubiza niyo kwizerwa, uko yahoze n'ubu nikwiri, ntacyo izokora mwene icyizere. Nereke ejo umutima aho Imana yangiri, ntacyo izokora mbona icyizere, naho amarembo y'ikuzimu yasuka niyankura uw'icyizere, mfite Imana, naho inamba harazaba nishimye, sizatinya, zayihanga amaso iteka, zayihanga amaso iteka. Nereke ejo umutima aho Imana yangiri, nubwo itosubiza niyo kwizerwa, nguko yahoze n'ubu nikwiri, ntacyo izokora ngo ni icyizere. Mana we, ntacyo uzakora ngo ni icyizere we, ntacyo uzokora ngo ni icyizere. Ngwicyapa ngo ndiribe
abanyamubabaro ngo banumve ahari bo kwishima bakamenya ko hari Imana ishoboye bakamenya ko hari Imana ihindura ibihe bakayizera maze bagashira ubwoba ngw'imigozi y'intare ishobora gusoza ariko umukiranutsi ntabwo azasabiriza cyangwa urubyaro rwe ngo rubure isoro ya ngw'imigozi y'intare ishobora gusoza ariko umukiranutsi ntabwo azasabiriza ngo rubure ibyo rujya ahazahazwi ibyiza biva mu kiganza cy'Uwiteka Imana umuremyi wa byose ahazahazwi ibyiza biva mu kiganza cy'Uwiteka Imana umuremyi wa byose baza hazwi ibyiza biva mu kiganza cy'Uwiteka Imana umuremyi nawe turataramye Imana we ayiwe tuzahazwa ibyiza biva mu kiganza cy'Uwiteka Imana we ngo imbere yayo tumeze no nk'umwana wonka ngo imbere yayo tumeze no nk'umwana wonka twizeye Imana umuremyi w'ibintu byose kandi iyo Mana iradukunda nta kintu na kimwe itoduha yataze Yesu umwana wayo ntakizotwima yataze Yesu umwana wayo ntakizotwima ngo imbere yayo tumeze Mana we kabana bonka kama vile mtoto mchanga adekaye kwa babaye ndivyo nami ninavyodeka nikiwa pamoja na Baba. Mimi ni mwana wa Mungu naye ni baba yangu, upendo wake kwangu kweli ni wa milele. Kama vile mtoto mchanga adekaye kwa babaye ndivyo nami ninavyodeka nikiwa pamoja na Yesu we. Kama vile mtoto mchanga adekaye kwa babaye ndivyo nami ninavyodeka nikiwa pamoja naye. Kwibyiza byose ibona bidukwiriye, icyiza cyose ibona kidukwiriye, icyiza cyose ibona kidukwiriye, icyiza cyose ibona kidukwiriye, icyiza cyose ibona kidukwiriye.
ntacyo izatwima tuyizere ngwiyatazi Yesu ntacyo izatwima tuyizere ngwiyatazi Yesu ntacyo izatwima tuyizere. niba watanze Yesu ntacyo uzatwima wa mana we, ntacyo twakuburanye, ntacyo twakuburanye mana. Ukomeje kuduha ibitaramo mana we, ukomeje kudutaramisha abana bawe. ngwiyatazi Yesu ntacyo izatwima tuyizere ngwiyatazi Yesu ntacyo izatwima tuyizere. twatangije urugendo rukomeye rurimo imisozi iterera, rurimo intambara n'amajwi aduciye intege yo, aharigo wihangana akageza ku iherezo. twatangije urugendo rukomeye rurimo imisozi iterera, rurimo intambara n'amajwi aduciye intege yo, aharigo wihangana akageza ku iherezo. hahirwa uwihangana akageza ku iherezo. hahirwa uwihangana akageza ku iherezo. hahirwa uwihangana akazageza 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 ku iherezo. yewe mwana w'umuntu we, dore waribagiwe, warahindutse, cyangwa se nuko wasubijwe. wahoraga urarusenga zana abagomba ukiyiriza ukarara upfukamye, ariko ubu ntabyo ugikora. yewe we, cyangwa se nuko wasubijwe. turasenga twasubizwa tukava ku mavi. mana we utubabarire, mana we tubabarire, mana tubabarire, mana we tubabarire, mana we subiza musebere ariko igitaramo reka tuvuge ngo mbese Imana itarimanye umwana wayo izatwimike. kandi ugerageze ucuranga imbaga ngoma niyo uzanumva. mbese Imana itarimanye umwana wayo yari ifite w'ikinege, mbese n'ikizatwima kirusha agaciro Yesu. mbese Imana itarimanye umwana wayo yari ifite w'ikinege, mbese n'ikizatwima kirusha agaciro Yesu. oya ntacyo izatwima, oya we ntacyo izatwima we. mbese Imana itarimanye umwana wayo yari ifite w'ikinege, mbese Imana itarimanye umwana wayo
mbese Imana itaremanye umwana wayo mbese Imana itaremanye umwana wayo yari ifite w'ikinege mbese ni kiza twima kirusha agaciro Yesu we oya we naco yoriza twima we oya we naco iyo Mana iza we iza we iza twima we oya 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 we oya we oya we oya we nacho iza twima we oya 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 nacho iza twima we narunzwe n'Imana kubwo uruvuga umwana wayo Yesu si dewe ikimenyetso igitonyanga c'amaraso azira intege narunzwe n'Imana kubwo uruvuga umwana wayo Yesu we si kivumika dewe ikimenyetso igitonyanga c'amaraso azira intege uko nahoze sikoni kandi ubu si yayindi n'amayizera bisa n'urubura ivyirato vyanje niwe tugenda twigambiranye hanze mu mutima n'amahoro we naruzwe n'Imana kubwo uruvuga umwana wayo Yesu we si kivumika dewe ikimenye igitonyanga c'amaraso azira intege we